yo higura nawe. Muraho mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mugore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro Higura muzajya mugikurikira kuwa mbere no kuwa gatatu isaa 9 z'umugoroba, ndetse no kuwa gatanu saa 12. Ntimugacike. Mbaye ikaze mu kiganiro Higura cy'uyu munsi. Ni ikiganiro kigaruka ku buvanganzo nyarwanda muri rusange, aho twiga ku bijyanye n'ubugeni n'ibindi bitandukanye byose biba mu buvanganzo, twibanda kuri gakondo y'u Rwanda. Kuri uyu munsi rero tugiye kugaruka ku buboshyi, ariko tugaruka kuko babohaga ibirago kera cyangwa se baboha imisambi. Turi kumwe n'umuboshyi urimo araboha, murabona ko arimo akora akazi ke n'ubundi afite umurava mwinshi cyane. Ni umubyeyi agiye kutuganiriza atubwire uko batangira batondera kugira ngo umusambi cyangwa se ikirago bibe byuzuye, umuntu abashe kwicaraho akaba yanakoraho ibintu bitandukanye. Mwiriwe neza? Yego. Muratangira mutwibwira, mutangire mutubwira ese kugira ngo umuntu abohe umusambi cyangwa se agire ikirago cyuzuye bitangira gute bigasozwa gute? Nitwa Ndereyimana Theodose. Ubundi iyo tugiye kuboha ibirago by'ibirere, nyine ufata icyuma ukajya mu rutoke ugaca ibirere byo muri kureba. Birere sindi mubizi? Ubwo rero wamara kubica ukabizana, ugafata icyuma ukabisatura, wamara kubisatura ugafata utugozi ngutu tworoshye gutya, ukajya ukora mu tuzi gutya ukatera kugira ngo bibobere, mbese bitazakanyarara. Warangiza utwaturere ugafata twaturere wasataguye duto duto gutya, ugafata n'utundi two gutondeza, ubundi ukagenda nyine ushyiramo ikirere gutya utangira ugatondera. Wamara gutondera ugahita utangira kuboha. Hanyuma rero mu gutangira kuboha, ni ibirere ibyo ari byo byose bishobora kuba byavamo ikirago cyangwa se umusambi? Ikirere icyo ari cyo cyose cyavamo ikirago, kuko nta kibazo iyo wagiteye amazi kirabobera, yaba icy'umukara yaba icy'umweru byose bivamo ikirago. Hanyuma rero ugitangira kuboha ubigenza gute kugira ngo urabona ko hano watangiye byamaze kuba ko byagenda kose umuntu yabona naho yicara, ariko noneho bitaratangira ufite ibirere byonyine? Dutangirira tubwire ukuntu bigenza noneho kugira ngo bitangire bibe ikirago gutya. Nyine ufata utugozi twabyo. Hari ikirere cy'ingabo, habaho utugozi iruhande duto duto tuba tworoheye. Utwo tw'iruhande nitujya usatura gutya impande ebyiri, twa tundi tw'iruhande tuba tworoheye nitutangiza kuboha ikirago. Ubwo rero niyo mpamvu muri kubureba ibi babyita imiriko. Ubu nitwo tubohesha iyi miriko kugira ngo uzabone ikirago. Niyo bita imiriko. Ubwo rero wamara kugitondera ubwo ukaboha. Biterwa n'ikirago ushaka, kandi niba ushaka metero imwe, iyo metero imwe irangiye urasoza ukagikeba, ikirago cyawe kikaba cyuzuye. Ariko iyo urangije kugisoza ntabwo ukiboha ngiyi miriko, gusoza hari ukundi kuntu babigenza. Noneho warangiza nyine ugafata akuma kawe ukagenda ushitura utu twose duhari, warangiza ukagikungumura, ikirago cyawe kikaba kiruzuye. Urabikeba n'agasu neza ukagenda uringanyiza, wakebesha urwembe, wakebesha igisu, wakebesha isizo, icyo ubona gikeba cyose kirabikata kagasigara mbese gatunganye neza. Hanyuma rero utubwiye ikirago n'ubundi uko gitangira n'uko umuntu ashobora kuba yakiboha, ugiye kutubwira noneho ese ubundi ikirago gikoreshwa iki? Ikirago mu muco wa kinyarwanda hari igihe abakera bakiryamagaho, ndetse buno haje iterambere, ubu ngubu basigaye bari abo kubyicaraho, kwanikaho imyaka, ibishyimbo, amasaka, ibigori,
ubu ngubu nicyo gisigaye gikora. Ariko n'abaye ubukwe kubera haba haje abantu benshi usasa uturago, ababyeyi n'abana bakicara kuko bose utababonera intebe zikicaraho abagabo, abana n'ababyeyi bakicara ku kirago. Murabyumva ko ikirago gifite umumaro ukomeye cyane yaba mu muco nyarwanda. Ariko noneho tugiye kugaruka, tuzi ko uyu mukobwa agiye gushyingirwa ajyana ikirago nk'ikimenyetso. Ese kubera icyo umukobwa ajyana ikirago iyo agiye gushyingirwa? Nyine ni umuco, kuko ntabwo twata umuco n'ubwo haje za matera, ntabwo twata umuco. Kuko niyo urwaye ukumva ushaka kota akazuba, ufata akarago kawe ugashyira ku kazuba ukaba wiryamiyeho. Nuje kugusura wese akakwicara iruhande, kandi n'abana bato burya nabo kwicara ku karago. Akarago rero ni keza, ni umuco. Uri kureba muri iki gihe hari abaterambere ryateye ryo kujya kwa muganga, bamwe bakagenda n'imodoka, ariko hari ahandi mu cyaro basigaye bagenda mu ngobyi. Iyo ugiye kugenda muri ya ngobyi rero ubanzamo iki kakarago, kuko udafite kakarago ntabwo bakurambika muri ya ngobyi gusa. Akarago gafite akamaro, turagashyigikiye. Hanyuma rero ubu haje iterambere, ngo hari indi misambi ya kizungu yaje bita imikeka itandukanye n'iyi ngiyi iboshywe no mu bundi buryo. Ubona ugereranyije na kera uko imisambi yabohwaga ntibyasabaga n'igiciro gihenze, uretse kuba umuntu yakicara agatondera akaboha. Ubona bitandukaniye n'ubu? Oya, ubu ngubu iby'iki gihe birahenze. Mbere ho ntabwo ibirago byahendaga, ariko iby'iki gihe birahenze kuko niyo ugiye mu isoko usanga imyaka barayongereye. Nawe rero ikirago cyawe kuko kiba cyarakuvunnye, ugomba kubasaba ifaranga ritubutse kugira ngo nawe uzabone uburyo wahaha, kuko n'imyaka barayongereye, bayongeje ibiciro. Hari ikindi kintu umuntu ashobora kuba yabohamo ikirago uretse ibirere? Hariho ibyitwa ibikangaga, bimwe bikebana, iyo ugikebye nabi kiragukeba. Hari icyo bita ubusuga, aribwo bita ubusunyu. Hari n'umuberanya, hari n'urwatsi rwo bita ubushikirizi. Ibyo ngibyo byose bivamo ikirago. Murabyumva rero, ni byinshi umuntu ashobora kuba yakoramo ikirago, akabasha kwicara, akabasha gukora ibikorwa bye bitandukanye yicaye ku kirago, akabasha kuba yaboha n'ibindi bitandukanye. Cyangwa ushobora kwicazaho abana bari kuganira, ubundi abana mu rungano bakaganira bicaye ku kirago. Ni umuco wacu, ntitugace umuco wacu, dukoresha ibikoresho by'iwacu kuko biradufasha muri rusange no mu buzima bwa buri munsi. Umaze kumva ku bijyanye n'ikirago, uko kibohwa n'uko gitonderwa muri rusange kikaba ikirago cyuzuye. Uyu munsi rero ikibazo cy'umunsi tuza kubaza, turaza kugaruka ku kirago n'ubundi. Noneho mutubwire, ese ikirago mu muco nyarwanda kuki gifatwa nk'ikimenyetso, cyane cyane iyo umukobwa agiye gushyingirwa? Ese noneho aho gitangwa nk'ikimenyetso ni hehe? Kambashimire mwe mwese mwakomeje gukurikira ikiganiro Higura. Ibagezeho iki kiganiro ndi Amandine.